ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi turaje kugira ngo dusubize umukunzi wa Buhuru Boy TV, umukunzi wacu watwandikiye adusaba ko twazamugezaho amwe mu mateka y'umuhanzi w'icyamamare mu muziki nyarwanda uzwi nka Bruce Melody. Wabateguriye iki cyegeranyo yitwa Olivier Harerimana. Bahaye ikaze. Bruce Melody ni umuhanzi nyarwanda w'icyamamare uzwi nka Itaha Iwacu. Akoresha izina ry'ubuhanzi mu muziki rya Bruce Melody. Bruce Melody yavutse mu mwaka w'1992 avukira i Kanombe mu karere ka Kicukiro. Ise umubyara yitwa Gervais Nibihangana, naho mama we yitwa Verlaine Muteteri. Bruce Melody ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Amashuri abanza yayatangiriye ku kigo cyitwa Cap Kanombe i Kanombe, naho amashuri yisumbuye yayatangiriye i Kanombe ahitwa Efotec. Nyuma yaje kuyarangiriza ahitwa Islamic mu karere ka Rwamagana. Reka noneho tuze turebe uko yaje kwinjira mu muziki akiri mutoya. Bruce Melody yakuriye mu kuririmba cyangwa se yakuze aririmba mu rusengero rwa Kanombe rw'abarokore rw'i Kanombe. Avuga ko yahimbaga indirimbo ariko bakaziha abandi bakaba ari bo bazitera. Ntabwo bamuhaga umwanya wo kwigaragaza, ku buryo byanaje kumubabaza bituma abivamo. Nyuma yaje kujya muri studio mu mwaka wa 2006 kwa producer Jackson Dadwe, ariko iyo ndirimbo yaje kumukorera. Iyo ndirimbo ntabwo yigize irangira. Uwo mu producer ntabwo yarangije iyo ndirimbo, ndetse na murumuna we na Son yaje kumuha nawe iyo ndirimbo iramunanira. Ibyo byatumye Bruce Melody asa n'umuntu ucitse intege, asa nk'uretse umuziki. Bruce Melody yaje gusubira muri studio mu mwaka w'2010 akora indirimbo yitwa Inkovu, ariko kubera amasomo ntabwo Bruce Melody yabonye umwanya wo kwamamaza iyo ndirimbo ku buryo yamenyekana. Ntabwo yaje kumenyekana. Yaje gusubira muri studio mu mwaka wa 2011 akora indirimbo yitwa Ngiye Kubivamo. Nyuma aza gukora indi ndirimbo yise Tubivemo ayikorewe na producer Fazo. Izo nizo ndirimbo yakwita indirimbo ze za mbere. Bruce Melody ariko avuga ko Tubivemo ariyo ndirimbo yaje gukora yumva ibaye nk'uko ashaka, mbese niyo ndirimbo yakoze yumva iramunejeje. Mu mwaka wa 2017 Bruce Melody yabaye umuririmbyi wa mbere witabiriye ibitaramo bitegurwa na Coke Studio, aho yahuriyemo n'abandi bahanzi bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Reka noneho mu kanya tuze turebe bimwe mu bihembo uyu muhanzi yagiye yegukana. Mu mwaka wa 2014 Bruce Melody yatwaye ibihembo bya Salax nk'umuhanzi mwiza wa R&B. Mu mwaka wa 2017 Bruce Melody nanone yaje kwegukana ibihembo bya Hip Hop. Ni ibihembo by'umuhanzi uba warakoze indirimbo nziza y'umwaka. Indirimbo bita Turaberanye ya Bruce Melody yaje kumuhesha iki gihembo. Kugeza ubwo
mu mwaka wa 2018 yaje kwegukana igihembo nyamukuru mu Rwanda kizwi nka Guma Guma Superstar. Reka mbashimire, gusa icyo wamenya ni uko uyu muhanzi agikomeje gukora ibitendo na n'ubu ngubu. Njye nari Olivier Harerimana, ndabashimiye.